gende nimwinangira mukagenda murabonye kuko mutazagaruka bana bakazana babinyonyo babiri bombi ngo buke nibwo nijoro barajonjora baravuga ngo nuko ndibazagenda turara aho ngaho turadusenga ngo buke mu gatondo karekare abagiriye twumva bararashe barasa mu rutigita barasa no ku runundu ngo reka baze baherekeza abantu baje gusahura imyumbati mu rurenge nuko babandi bari baretse ngo ndibagenda ngo buke mu gitondo ngo bumve bararashe ati turagenda duherekejwe n'abagiriye ndababwira nti ndimugende nimugenda ndimugaruka nuko bagize batya bafashe ibishambagara baragiye ngo bari gushika yewe twirwaho nanga gutaha bataragaruka nuko twirwaho ngaho dusenga ngo tuye gushika igihe cyane mugoroba kigiye cyisa kenda n'ibindi twumvaga abantu baje bahe bavuza induru baba kazana babinyonyo ngo bari gushika bahe bakura imyumbati umwe bamye bamurasira aho ngaho mu myumbati bamamutsinda uwundi baramufata amateka niwo uwo nguwo muzamumva baza bavuga ngo wabyaye kabira. Mbaye ikaze mwebwe mwese mukurikiye The King TV, mbaye ikaze mu kiganiro cy'uno munsi. Uyu munsi nk'ibisanzwe tugiye kuganira n'umusaza muri kubona kuri kamera zanyu. Abantu bose bakomoka i Murenge bashaka kuba muzi, ni umusaza uzwi cyane, abantu benshi baramuzi. Uyu munsi w'agaciro gakomeye, bazavuga ngo umusaza ni nk'inzu y'ibitabo. Reka tuganirire amateka ye menshi ndetse n'ibintu byinshi Imana yagiye imukoresha mu gihugu ca Kongo iwacu ndetse nino turi. Mzengo wa ikaze, reka duhite dukomereza ahandi twageze kugira ngo kubera ko abantu bifuje gukomeza gukurikirana ikiganiro niturangiza uze kutubwira andi makuru atandukanye nayo watubwiye. Tugwaye ikaze kandi. Nanyishimiye Imana kuko tugiye kugira ikiganiro cyiza kandi icyo kiganiro ni cyiza mwakeneye. Nanjye nifujije cyane kugira ngo ngishyire mu biganiro byiza kugira ngo dushobore kuganira. Ijambo rya mbere ndagushimiye kuko wanzirikanye ukaba ushatse kugira ngo tuganire. None ga Imana ibyo yakunze titwareka kwishimira. Ariko mbere yo gutangiza ikiganiro kuko ari iby'Imana, reka tubanze tunyuzeho gusenga. Yego, nta kibazo. Senga Imana. Yego. Mana yacu, Mana ikiranuka muri byose, dore tugeze kuri uyu munsi wa none, we wari ubizi kuko tuwushyikaho imyaka ni myinshi wakomeje kuturinda, tukaba dushyitse kuri uyu mwanya wo kujya kuganira ikiganiro cyerekeye mu buryo bwo gukizwa n'uburyo ushobora gukora ibitangaza mu bana b'abantu. Nkaba ngushimiye kuko mbere yo gutangiza ikiganiro niwe dushize imbere. Ibyo mvuga byose simbivuge ku bwanjye ahubwo mbivuge ku bwawe kuko ari wowe wabitegetse. Nkaba ngushimiye kuko uyu mwanya ngiye gutanga ubuhamya bwanjye wankoreye. Nkaba ngushimiye iteka ryose. Amen. Amen. Sogoko, uraza kunyemerera nkubaze akantu se nkaho subi inyuma ho gatoya ariko bitari cyane. Urabona iyo umuntu iyo kimara gukizwa hari uburyo Imana imukoresha ariko atarakura agasa nk'adasobanukiwe ibintu. Kubera ko cyagiye twageze ku bitangaza bibiri Imana yagukoresheje, hari abaza bavuga ngo nibo babikoze ariko ngira ngo mwatubwiye ko ari Imana niyo yabikoze. Ndashaka kugira ngo udusobanurire igitangaza cya mbere Imana yagukoresheje bikagutangaza nawe ukabona bisa nkaho bitangaje nawe, kubera yuko abantu benshi basenga, twese dusenga twemera yuko ibitangaza bibaho, kandi hari ibitangaza bikubaho ukibaza si bibaye gute cyangwa se Imana igukoreye ikintu ukabese ibi bintu sinumvaga uburyo byaba. Wowe tubwiye igitangaza cya mbere Imana yagukoresheje, niturangiza tuze gukomeza utubwire ukuntu wabifashe n'uburyo wabyiyumvishije n'uburyo Imana yaguhaye icyo cyizere nawe ukuntu wabyumvishije. Yego. Oye tugiye gutangiza ikiganiro cyiza cy'uburyo nyine twakijijwe n'iki Imana yadukoreye ari byo bitangaza. Kubera kuko Imana yasenze Imana
kugira ngo uyimenye izi guhereza ibyo ushobora gukora wamara kubikora ukamenya kuko ari igitangaza cy'Imana. Reka dusubire ku gitangaza cya mbere Imana yakoze nubwo twakivuze ubundi munsi, ariko icyo ngicyo sinakireka kukivuga kuko aricyo mbona cyatangiye mbere. Nubwo nakivuze ariko nanone nongeye gusa kandi kugisubiramo kuko sinakireka kuko aricyo cyatangije. Igitangaza Imana yakoze uwo munsi wa mbere, umunsi nasengaga mbaye nsenga, twari dutuye mu Mitamba, mu gihugu cyitwa mu Mitamba. Ubu buke numva amakuru y'abagabo bari batuye ahantu yitwa ku Ngunda, aho ni ku Ndondo ya hariya za Kagogo. Noneho numva kuko hari umuntu wagurutse araguruka, bahe basenga, barabashumba, abantu bose bari bakiriye muhira, ariko bari baragiye inka, barasenga cyane, bafatwa na buramusho nyinshi kabisa. Bari abagabo bashyize nko kuri 4 bari mu biraro. Noneho umwe wabo araguruka, amaze kuguruka ndetse abo bari kumwe bagira ubwoba, baravuga ati se uwacu kwagurutse bigenze biti? Nuko noneho kurya babajije uwabagarutse, baramuza ati se byagenze bite ko twabonye wagurutse? Arababwira ngo yabonye marayika, ngo cyagiye marayika yagurukaga, nawe nicyo gihe yamukurikiye, aramubwira ngo ntamusiga. Ariko bamaze gushyika mu kirere, marayika aramubwira ngo namanuke ntabaza bajyana. Bagira n'ikiganiro mu Kinyamurenga, abaza uwo marayika. Marayika niwe wamubajije ngo se ko wankurikiye niki? Ubundi aravuga ati nabonye uguruka nanjye ndagukurikira. Ati manuka sinajyana nawe. Wa mugabo aramanuka asanga babo aho bari bari. Byumvise fata amaguru nanjye ndagenda. Hari ahantu aho kugenda isafari yose umunsi wose bukira. Nashyitse nimugoroba njya kubaza ayo makuru ko uwo mugabo yagurutse. Bamaze gushyika mbasangaho, ndababaza, wa mugabo aramunereka, kumunereka ndamwibariza, namaze ntese waragurutse? Ati naragurutse. Uguruka gute udafite amababa? Ati nanjye sinabimenye, cyangwa urukishije, twaranezerewe, tumaze kunezerwa, bona marayika araje araguruka kurya bazaguruka, nanjye muguruka musanga. Navuga ngo reka ntansiga. Ati maze gushyika mu kirere arambwira ngo ntazajyana n'undi muntu, niko guhanuka arasasanga babo. Bamaze kubimbwira naraharaye, cyo mu gitondo mfata isafari ndaza shiki wacu. Nanjye namananja gusenga. Amasengesho ndaga nsenga icyo gihe, nanjye ndaga nsenga ngo nanjye Imana izangurutse. Kakwa kundi yagurukije uwo mugabo. Ndasenga kabisa, nasenze imyaka myinshi. Nta nsengera iryo jambo gusa. Nta rindi yitaye nasengeraga kugira ngo nanjye zaguruke. Icyo ngicyo narakibonye Imana icyo yakoze. Icyo nicyo yatangiriyeho cyane no kugeza no munsi wa none sinzacibagirwa kuko narakibonye. N'abandi nabo barakibonye. Waragurutse? Noneho nagiye nanjye Imana yagiye kunkorera ikindi gihe. Sana kugabanyira. Sana nyigabanya ntacyo. Senyishe muri vibras. Yego makumba maka. Yakomeza. Banze mureke. Namo nayikuye. Imana nuko. Bukeye nkomeza gusenga, maze gusenga icyo gihe natangiye gusenga. Kiri aho ngaho ikindi gitangaza cya kabiri Imana yakoze. Nanone ndagisubiramo kugira ngo tuzabone kujya mu bindi. Ariko saho ngaho waragurutse nawe? Naje kujya kuguruka nyuma. Waje kuguruka? Naje Imana yaje kubinkorera. Ariko nje sinaguruka, nje narajyanwa. Hari ukugurukaga hakaba no kujyanwa. Kujyanwa no umuntu none usenga cyane, bamara gusenga umuko ukaba mwinshi, none ugasa naho uhwereye. Wahwera noneho ga kurya uhwereye, nicyo gihe Imana izi kwereka byinshi. Icyo gihe nanjye nicyo gihe noneho ga iminsi itambutse cyane. Noneho nsa nanjye n'uhwereye, ariko nendera mu mbaraga nyinshi kuko nari nasenze cyane. None nanjye mbaye nsenga ngo nzaguruke,
ariko none Imana ibishisha mu yindi nzira itari ya yindi yo kuguruka noneho ga nanje inshisha mu mwanya wo guhwera kuko nahwereye mu isazi 3 za mu gitondo njya guhembuka mu isazi 6 za nijoro sanga abantu bose ikanisa riruzuye abantu abandi bari hanze barasa n'abatangaye bamwe atese umuntu apfuye ate ko apfuye atarwaye none turagira dute bari bazi ngo bapfuye bari bazi kuko napfuye naje ubwanje sinabimenye nabonye gusa umuntu ahagarara mu muryango mbyutse bona arahagaze kuko yari yaraje kumbwira ngo azambwira ibintu byinshi amaze kubimbwira ndabyanga ndatinya maze gutinya mbyutse mu gitondo sanga ahagaze mu muryango sinamenye ishusho yiwe ariko nabonye kuko ari umuntu arambwira ngo se bya bindi warabivuze twakubwiye ndahakana ndamubona sinabivuze mu mwanya mbona ko agenda sinasaba kumubona amaze kugenda ngira ubwoba bwinshi hari ahantu abagabo bazaga bicara benshi none ndavuga ngo reka mpungire muri ba bagabo ndagenda njya usanga barya abagabo bari bahagaze bari abagabo benshi ku gatorero none maze gushika ndahagarara maze guhagarara ko nanone mpagarara mfite ubwoba bwinshi barya abagabo nabo babona ndahagaze iruhande rwabo ntacyo bambajije bagira gusa ngo nuguhagarara gusa mu mwanya ngo ujye kugira ntya mbona wa muntu mu kirere maze kumubona mbona afite umugozi bene umugozi w'umweru noneho arambwira ngo nindambura amaboko fate wa mugozi noneho mbona ko ndambura amaboko kujya gufata wa mugozi ongeye kumanywa hari kumanywa ocagira ku gatorero pagaze noneho uganda ndambura amaboko wa mugozi none mpusha wa mugozi umare kuwusha namasubira inyuma nikubita hasi nibwo bwogoga nahwereye maze guhwera wa mugozi niwe yahurutuye awushyira mu ijosi aravuga ngo reka nige ngo mfe ngo kuko nanone nanze kugenda noneho nibwo bwo nahwereye mu gitondo no kugeza mu isazi 6 za nijoro maze kugeza ni muri zo saa ndicuza mu mutima sinari ngiye numva kuko ndiho ndicuza mu mutima gusa ndavuga ngo Mana umbabarire noneho ndemeye nzagenda kujya gukora ibyo ngo mvuge gutyo mbona kuko haza umuntu arahurutura wa mugozi awunkizamo wari uza ahantu wari uri sinari za ahantu inzozi ntago wabonaga ibintu urimo ntabwo nabonaga ibintu kuko naherutse icyo ashizemo umugozi nyuma yaho ngo uhuruturemo sanga ikanisa riruzuye abantu bandyamishe kuri rutari noneho nibaza ntisi ni gute byabaye barambwira ngo nanapfuye noneho icyatumye mbwira gutya ni ibintu Imana yantumye nanga kujya kubivuga aho niho natangiriye noneho kuvuga ibintu Imana yantumye tangiraga kugenda Imana yari yantumye ku mugore umwe w'abadinzi inereka ikanju rye ikanjura uraribona ikanju irambwira ngo iri kanju yaritegurije kugira ngo ngenje kubwira uwo mugore w'abadinzi yari afite abakobwa biwe babiri b'inkumi ngo agende ngo yaba ari icyaha afite yireke ngo namara kwireka name ngenda nirigwa iruhande rwiwe hari ku manywa nagiye mu gitondo ngo mu isankazi 3 ngo name mwirirwa kugeza nimugoroba ku isaa 11 ngo icyo gihe nicyo gihe baza bamujyana nimwicaye iruhande simusike ubwo ngubwo ndagenda maze kugenda hasitse mu isazi 3 sanga uwo mugore ari muhira n'abana biwe ngo bari gushyika ndababwira ko Imana yantumye nuko ngaho gawire yaba ari cyafite ntana cyaha yireze yagumye kuba yari umuntu w'umukristo cyane aravuga ngo nta cyafite amagara abana biwe cyose yari cyamufite kuri nyoko ati ngo yayi sawa Imana yambwiye ngo name mwirigwa iruhande kugeza nimugoroba Imana imujyanye narahiriwe turahiriranwa nawe kugeza nimugoroba ku saa 11 aho yicaye gutya yicaye ngo kuduha twicaye mujye kugira ntya mbona arambaraye hasi umuko uvamo arapfa twamuhambye nijoro atarwaye kubera kuko Imana yari yantumye ngo bucye ikindi gitangaza Imana yakoze nica mukuru wanje nawe yari afite umugore wiwe wa mbere yari atarapfusha
none Imana irambwira ngo ugende nawe mbonye kuko nawe kandi tumukeneye kumujyana. Iyo irambwira nijoro irambwira ngo ngende nijoro mu isaa 3 tumaze kurya. Ndagende iyo hari hagufi ndagenda mare gushyika ndamubwira ngo Imana yantumye ngo wireke yaba ari cyawe ufite Imana yagukeneye kugira ngo ikujyane. Uwo mugore nawe ntiyararwaye atangira kwirega nawe Imana irambwira ngo ikimenyetso impaye ngo nihaba nijoro mu isaa 9 z'ijoro imvura irahinda. Nimara guhinda iyo mvura irazanamo imvura y'urushaho nyinshi. Nimara kuza ya mvura nitambuka wa mugore azaba ahwereye. Nuko nawe namye nicara ubwo nijoro twaricaranye nawe kugeza mubwiye ibyo bimenyetso Imana yabaye none kugeza bya bimenyetso bibaye. Ibimenyetso ngo bibe imvura ikubita kariri. Ikubita kariri ndamubwira ndetse ndiwumvishe kuko cya kimenyetso nakubwiye kuko kibaye witegure kuko ugiye kugenda. Ya mvura iraza mu rushahe rwinshi cyane. Nyuma rutambutse wa muntu yari yicaye ku nkingi mujye kugira atya mbona ndagiha yahumeka ndagenda nijewe wamusinze ndamuryamisha neza araryama umwuka wasohotse. Ese ntiwagira ubwoba uri kumwe n'umuntu agahita apfa ubona atarwaye? Sinagira ubwoba kubera kuko narinzi iby'Imana yayivuga yuko yabihe bigenda. Ubona baratambuka. Icyo gihe Imana yasakanira inereka umukororombyo. Umukororombyo urabona bene uyu y'imvura iguye yihise bona wa mukororombyo nyine kuratemba mu amaraso. Ukazutemba mu amaraso. None irambwira ngo uriya mukororombyo ari amaraso habona. N'abantu abakazana babinyonyo babatimbwa. Babaga ahantu hitwa ku Kabingo haja mu Rurenge. Irambwira ngo ngende nzobabwire ntibakaje gusahura. Icyo gihe bazaga baje gusahura imyumbati mu Rurenge. Gusarura? Gusahura imyumbati bakajya gukura imyumbati kugira ngo bashobore kurya kuko icyo gihe naho hari abajenesi kandi. Irambwira ngo ngende mbabwire ngo ntibagende mu Rurenge. Nibaje mu Rurenge ntibazagaruka bazapfirayo. Niyo yamaraso. Nuko fata inzira ndagenda. Ngo mari gushyika ku Kabingo sanga baraharimo hari umuhana utari mutoya ndashika ndababwira abagabo n'abagore bose twinjira mu nzu y'amahombe ndababwira ngo mari kubabwira ndi noneka Imana yantumye gushya. Ejo ndi mukagende. Nimwinangira mukagenda murabonye kuko mutazagaruka. Bana bakazana babinyonyo babiri. Bombi. Ngo buke nibwo nijoro barajonjora baravuga ngo nuko ndibazagenda. Turara aho ngaho turadusenga ngo buke mu gatondo karekare abagiriye twumva bararashe. Barasa mu rutigita barasa no ku runundu ngo reka baze baherekeza abantu baje gusahura imyumbati mu Rurenge. Nuko babandi bari baretse ngo ndibagenda ngo buke mu gitondo ngo bumve bararashe ati turagenda duherekejwe n'abagiriye. Ndababwira ndi ndimugende nimugenda ndimugaruka. Nuko bagize batya bafashe ibishambagara baragiye. Ngo mari gushika yewe twirwaho nanga gutaha bataragaruka. Nuko twirwaho ngaho dusenga ngo tuye gushika igihe cyane mugoroba kigiye cyisa 9 n'ibindi. Twumvaga abantu baje bahe bavuza induru. Baba kazana babinyonyo ngo mari gushika bahe bakura imyumbati umwe bamye bamurasira aho ngaho mu myumbati bamamutsinda. Uwundi baramufata amateka. Niwe uwo nguwo muzamumva baza bavuga ngo wabyaye kabira. Icyo gihe bamujyanye. Baramujyana ngo reka baje kumugira umugore wabo. Baramujyana. Ibyo ngibyo nuko ngo ni kera cyane ni kera. Nicyo gihe Imana yabimbwiye ibyo ngibyo nibyo yazaga intuma ndinangira nicyo gituma yampanye gutyo kugira ngo mpaguruke nzagene ijyo kubivuga. Ibyo nibindi bitangaza Imana yakoze gutya paye mbibona ku mugaragaro. Ikindi gitangaza yakoze igitangaza yakoze ndi mu Mibunda. Mu Mibunda naho niho nazaga nsengera ngo buke haza umugore uvuye mu Marundi. Yaragize imyaka 3 agatwara inda igihe yovutse ntivuke igashira. Agasa kandi igafurubira kandi yasaba kugira undi mwaka igasigashira. Ku mwaka wa 3 atangira kwirwarana none ibindi n'icyana cyari mu nda none arakirwarana gisa noneho kaho gipfiriyemo.
yaje gutumba noneho bamubwira kuko ndasenga ndi mu mibunda kwitara ahantu hitwa kwitara ava mu marunde aza kwitara ngo amare gushika yasite nimugoroba noneho ngo baravuga ati bamuzanye ngo tumusengere ngo habe nijoro ku isazi 3 ndagenda ndamuzana kuko tabashaka kwenda yari yagize n'ibihimbo byo kugenda kandi munda isana ya naho yatumbye noneho ndamujana dukingura mu kanisa twembi gusa nawe noneho mwicaza kundarasa naje ndasenga maze gusenga nyuma yaho noneho wagira ibitotsi byinshi cyane agira kwa kuribwa agira no mu ruho ndamubwira ngo nagende namubwiye isazi 6 za nijoro zimaze kuba aragenda aja kuryama aho bamucumbikiye nanjye sigana mu kanisa sigana nsenga ngoje gushitsa igihe cy'isaha 9 Imana irambwira ngo igiye gukora ibitangaza kuri wa mugore nikiri mu kanisa aragenda wa mugore na kwa kundi yarushye no kuntu afite na bya bindi byo munda aragenda araryamye mu bitotsi byinshi cyane Imana nayo yamikora ibitangaza iragenda ivanamo ya nkongoza yabayitaga inkongoza noneho yivanamo byose ntiyabimenyiwe wa mugore ntiyabimenye ko yagasinziriye noneho ivanamo ya nkongoza kuko ari ikintu twabonye ni umuntu wari umaze kuba umuntu wese ufite umusatsi ufite amaboko n'amaguru n'inzara ibyo byose ibivanamo n'ingobyi byose bivanamo noneho ajya kwitera hejuru asanga ikintu kiri imbere yiwe atariwe ntiyaribwa yamakomeza amera nk'ari muzima yamyasinzira gusa arasinziye ngo ajya kumva iruhande rw'iwe harimo nk'amazi akonje noneho ngo arebe gutya abona ikintu kiri imbere yiwe noneho avuzaga induru abandi bari muzi ati muze murebe ikintu kiri hano imbere yanjye abagore baraza barabyuka bazana ibyatsi nta matara yabaga icyo gihe bakomeza ibyatsi barareba baramubaza ati se byagenze bite wariwe ubundi atoyaye nanjye ngiye kwicura nsanga biraha imbere atariko umuntu waba usenga Imana ikoze ibitangaza ari mu kanisa mujye kubwira ryabona baraje bahagaze mu muryango w'ikanisa ati ngwino hano ndaje bamare gushyika turamanutse n'uwo muntu bamare gushyika asanga uwo mugore ari mu nzu n'icyo kintu kiri aho ngaho abagore baragifata bashyira mu duhuzu baragenda bimba umwobo barahamba uwo mugore ntiyase kurwana nta kurwana n'amadresse wa mugore wumvishije se bimeze bite atoye sinumvishije narasinziriye gusa muri bya bitotsi Imana ikora ibitangaza bwaraki yakomeza akazi nk'uko bisanzwe yakomeza uwo mugore yamakira ngo amare gukira aratasubira mu marunde yamayanja kubyara arabyara kugeza aciye arashingira n'abuzukuru Imana mbona iragikoze icyo ngicyo nicyo Imana yakoze nikibonera n'amaso yanjye ibyo narabibonye ibyo Imana yakoze kubera iki ikabikora kubera gusenga kuko ibyo bintu byose Imana ibikorera umuntu kuko wawe usenga udafite n'akandi kantu nakamwe icyo gihe nasengaga sinatekereza kuko ari cyakihari ntabwo nasengaga mpaye nibanga gusa kugira ngo menye Imana nayo kugira ngo iniyereke kugira ngo menye Imana uko imeze icyo gitangaza yakoze ikindi gitangaza cya gatanu yakoze ni igitangaza nari ntuye ahantu ahitwa Kumunanira niko ndondo Kumunanira yo Buvira haruguru y'Ibuvira niyo nari ntuye paye senga umare gusenga Imana yambwira ngo hari umuntu utuye ahantu hitwa ku Kito no kugenda iminsi 3 kwa kano kabano kwashika nuko imbwira abantu 3 zajyana nabo umukobwa umwe abakobwa 2 mushiki wanje tuvukana ushatse mu baterera basita n'ubundi w'abadinzi aba bana ndabajyana bombi yego kumeza dushika Ibuvira dushika Ibuvira twaraye mu ikabasirikari twasanze umugabo witwa Nagigi w'abasegege na muramu wacu tumare kurara batubazaho datuja ndababwira nti dufite ubutumwa Imana yadutumye ahantu hitwa ku Kito nti twari tuhazi nwaze tugendera gusa kwijwi ry'Imana gusa ko ntiyari tubwira nuko baratujonjera batubwira ngo nti twara tugenda nta makarite twagiraga
ntitwari tuzi n'iby'amakarita baratubwira ngo ibuvira habaye umukwabu wo kugenda bashaka abantu bafite ibyangombwa none twebwe turara aho ngaho batugaburire baturaza aho nibucya mu gitondo dufata inzira dutaha iwacu ngo habe mu gitondo ngenda bangira ndavuga ngo jewe Imana yantumye sinoreka yaba Imana yarantumye kugira ngo bazanice ni sawa nuko nta kundi burya tuvukana mushiki wanjye bagira ubwoba baravuga ngo ntitwofa twembi iwahitaho asubire muhira tujyana n'uwo mukobwa w'abatinzi abari we witanga turagenda ngo tuye gushika kuri Karyama benge dusanga abasirikare bane bafite imbunda zine noneho babiri bakaryama abandi babiri bakaryama za mbunda barazizana bajya kuzihuza basiga karembo gatoya abantu bazoza banyura namambwira wa mukobwa ndamubwira nti yewe nukuga ndakundi hano hari abasirikare none tugende ni badufata ni sawa wa mukobwa ati ni sawa turaza Imana ikizikora bari abasirikare nta kintu na kimwe batubajije ntibaturamukije kandi ntibatubwiye ngo duhagarare cyangwa ntibabonye baratubonye hari kumamo hari nko kwisanga z'amanywa ntacyo bambajije namye cyari hagati ya zirya mbunda wa mukobwa n'abazicaho turagenda bakazabuma kutureba kuko duhaturebana kugeza dutambutse turagenda ntibabavugisha pe batuvugishe nuko ntibacu banaturamutsa kuko bari bicamwe babiri bari bicaya abandi babiri bicanga kandi aribo bari kunyaga kandi aribo bari kwizamba bahe babaza abantu turatambuka turagenda turara ahantu hitwa ku Gataka ngo tuve ku Gataka turara mu Rugarama tuve mu Rugarama dutaha mu Kavugwa tuve mu Kavugwa dutaha ku Kito tuve ku Kito twahise nimugoroba twasanga hari abantu bakeya ahantu hari urutoki tumaze gushika babwira amakuru tujyana ati noneka amakuru naya ngaya tufite Imana ko yadutumye ngo hano hari umugore akagore kirabura karwaye imyaka myinshi ese akagore muragafite ati turagafite nta kantu karwaye baragenda bashyira mu nzu gusa nta kundi timugene mukazana baragiye abagabo babiri baramurukije ku buriri baramuzanye bamurabisa turebye kwa kundi ndebye kwa kundi sanga yanshusha Imana yavuze ni kwasa n'umuri wari waramaze gushira nuko ndababwira ati nimusohoke twebwe tutagire gusenga turasenga tubare gusenga Imana ikora ibitangaza umugore arahaguruka aravuga aratambagira mu nzu none ngo ajye kutubwira aratubwira ngo yumvishe ko ibintu bituruka hariya mu maguru ngo byambaye bimuzamukana ngo bishyike mu mutwe yambaye yumva ko byose bisohoka ngo bisohoke kwa kundi yamatubwira ngo iwe warakize ubwo yamba muzima arakira abantu bose babo baraza bamusanga mu nzu ari muzima hayagenda aravuga ati ndakize iby'Imana narabibonye Imana yakoze ibitangaza icyo nibyo Imana yakoze soko ndakubaza ibibazo byinshi ndakubaza kandi mbariza abandi hari abantu benshi basenga ariko batari bavugana n'Imana yewe tuzi yuko twese Imana izivuga abantu benshi bazi ko Imana izivuga usibye ko hari ababyirengagiza ariko twese bitewe n'ukuntu twakuze twakuriye mu nzu y'Imana tuzi yuko hari ibintu Imana izivuga kandi bikaba ariko hakaba hariho urujijo rwo kuvuga ngo ese ni Imana ivuga cyangwa ni abamarayika cyangwa ni ukundi kuntu nyine ikora kugira ngo muvugane nayo ndashaka kugira ngo dusobanure kano kantu Imana niza ikavugana n'umuntu ijwi ryayo ivuga mu kinyamurenge cyangwa ivuga mu zindi ndimi nk'izi ngizi twumva itanga nyine bakavuga kuri za rugahe mwumvikana gute n'Imana iri kukubwira noneho ibyo byinshi birabayobera cyane birabayobera cyane bakavuga ati Imana zivuga gute kibuze ijwi riza rite ikinyamurenge kibuze n'igiswahili kibuze n'iringara Imana izikubwira muri rwa rurimi rwabuze rwa rurimi rwabuze mu kinyamurenge neza iravuga noneho Imana ivugira mu mutima urumva ijwi gusa riri indani mu mutima nimwe ivugira kubera kuko ikubwira ukamenya ngo iyi ni Imana ihayivugira mu mutima icyo gituma benshi bibayobera bakavuga ngo si Imana izivuga ite bagashaka kugira ngo Imana yamivuga mwame muvuga ngo Imana kirambwira gutya ngo bumve kubera kuko n'iki Imana igiye kuvuga
izivugira indani mu mutima aba nubwo mwe mwegeranye n'ubundi mwicaranye ntashobora kumva ariko wowe yameneyemo irakubwira mu mutima ikakubwira ngo haguruka ujye gukora iki kibuze vuga gutya kubera kuko gituruka indani Imana ivugira mu mutima kuko Imana yaravuze ngo nimuharimo mu nzu yayo nimwo yicaye nimwiba nimwivugira nimwigenda kuko ari ivugira ntivugira hano inyuma ku mubiri ivugira mu mutima n'ijwi ryose wumva ryose ibikubwirira mu mutima nubo ntagara amatwi angaza yumva n'ibyo ubona byose urabibonera mu mutima byose ukagenda ubizi kuko kera byahishutse mu mutima ukagenda ari ibintu kera gusa n'ibyo yakora byose izikubwira ikakubwirira mu mutima noneho ikaza naho bigaragaye ku maso kubera kuko amaso yoga niyagenda arakwereka kugenda ariko cyane byakomotse mu mutima ukagenda uzi muri Imana yavuze kuko niko Imana izivuga mu bantu abantu benshi rero ntibazabimenya uko twese tuzi ngo nijwi uzawumva okay hari n'ukuntu bazabisobanura ukumva bisone nka nabi ngo Imana yavuga ngo muri mu rusaku rw'abantu bakaba ari uyumva wenyine okay bagasa nkaho ari nk'ijwi rihamagara cyangwa se rivuga cyane ikubwira ukaryumvisha amatwi benshi niko baza bagira ndatekereza ko abantu benshi ashaka kubatekereza yuko ari ijwi riza nk'uko uri kumva ijwi ryanjye ariko ukaryumvisha ugutwi kwawe wenyine gusa ahako nyine abantu babisobanukirwe Imana izivugira mu mutima niyo mpamvu abantu benshi buriya sinzi niba muzakora seminari buriya abantu tuzi ibintu macuri noneho ivugira mu mutima n'icyo ukubwiye kugira ngo ujye gukora ibikubwira mu mutima abandi nubwo muba mwicaranye mwanezerewe cyane wewe kuko ari mwebwe yahishukiye kubwira mu mutima yamara kukubwira mu mutima ryajwi rikakubwira ngo bibwira abanyu gutya none ukabona bikagaragara kubera kuko kera byaturutse mu mutima we kera wabimenye ukabibwira abantu kwavuga ngo mureke mbabwire njyewe uko Imana imbwiye iriyaga indani ukabibabwira ukabisohora kuryo bisohoye nicyo gituma bikoreka ariko ibikingiranye tibyaba ariko iyo bisohoye ukabibwira abantu kurya nicyo nibwo niko kubabwira umuyobozi wabyo niho bashobora kubimenya ariko ni mu mutima ivugira soko ntibizashoboka ko wenda umutima ushobora kukuganiriza mu buryo ukuganirije ukagira ngo ni Imana ikubwiye kandi atari ikubwiye Imana biratandukanye n'ubuhanga bw'abantu hari ibyo abantu babona bagashaka kubishyira mu buhanga bwabo n'ubumenyi ariko bitari iby'Imana biratandukanye kubera ibyo abantu biremera ibyo ntibiba hari ubwo bivuga ku buhanga n'ubumenyi ariko ntibigaragara ntibikore kubera kuko yabishyize mu buhanga ariko iby'Imana igituma tubyemera ni uko Imana ikubwira ikintu utazi utonashobora no kumenya ariko Imana yakikubwira none ukakibwira n'abandi bamara kukibabwira ukabona n'abandi ndetse bishatse ngo kubayobera ariko muri wa mwanya bakajya kubyemera kuko ari ikintu cyagaragaye kiboneka ukamenya kuvuga ngo iyi ni Imana yavuze soko Imana ishobora kukubwira wenda ibintu biri kuba wenda nka Nairobi ariko nk'abahanuzi bashobora kuba bakora amakosa bayobya abantu bazara abantu bihangiye imirimo wenda simbizi ni gute umuntu ashobora kuba umuhanuzi yumva ijwi ry'Imana uraza kunsobanurira Imana itanga Imana izivugisha umupagani birashoboka ari impano yayo birashoboka kugira ngo igituma ivugisha umupagani Imana ni ikintu gifite ubuhanga bw'inini tutashobora kumenya igituma ivugira mu mupagani ibishaka kugira ngo imuvane harya ari muri bya byaha bye none se ko hari ababa mu ikanisa baza bahanura tuzi ko bagira amanyanga bakora ibyangwa n'Imana usanga bafite ibyaha byinshi twebwe tuzi yuko wenda ari abantu bameze neza aho ugasanga niyo bantu ba mbere bagira amanyanga hano hanze cyane wenda sinza gutanga ingero kuko ingero zirahari nyinshi hari abahanuzi tuba tuzi ariko hari abantu bafite imico mibi ni gute Imana izongera ikavugana n'aba bantu bafite imico mibi kandi no babandi
barya nibyo nakubwiye ngo mbashyira mu buhanga bwabo mu bumenyi bwabo Imana yabavugishije ariko hari ubwo ushobora kuvugisha umuntu ariko noneho ugakora bibi kandi umutima ukakubwira kuko ibyo wagendera byose ni bibi ariko Imana iyo tiziheba umuntu w'abantu ubwo yo bari mubi tizimuheba iziguma kuguma kumwigisha akananirwa kumva ariko yamwigisha ngo nareke kuvuga ibi n'aba bose mubona bavuga ibintu bakora ibintu by'amanyanga ni ukuvuga ngo babikora babizi umwuka uhawe babwira ukababwira ngo nibabireke ariko bakanga bakabikora wa mwuka cyangwa se ya mpano igakomeza ikamugumaho iragumamo ntigenda kubera ntiyagenda ifite kumwigisha ntiyagenda kuva igihe Yesu yohereje umwuka nta muntu itahaye umwuka kugira ngo ushobore kumuyobora abantu bakora ibyaha bagakora amanyanga ariko wa mwuka ntugenda ugomba kumwigisha kumutesha burakanya akawunanira ariko nanone aguma kumutesha ikintu kiza kintangaza ni kimwe hari ukuntu bazavuga ngo nukora icyaha nk'uko w'Imana ngo ukuvaho tukuvaho ntugenda uko ni ibinyoma ikintu kiza kidutangaza ni ukuntu umuntu ari umusinzi cyangwa se akora ibindi tumuzi cyangwa se azwi n'abake ariko yagira imbere y'itorero cyangwa se yapfa nk'usenga gusa bukeye tuzi kuko niyo mpamvu wenda abantu bazacanganya ikigo uzi ko umuntu ari umunyamafuti wenda uramuzi umaze kumubona nka kangahe ariko yahumiriza buke ari gusenga akamakubwira ibintu byose kandi ugasanga ni nk'ukuri bamwe rero hari igihe bavuga ngo ntabwo ari ukuri abantu benshi basigaye bahakana bitewe n'amatendo y'abantu kandi koko ijambo ry'Imana riravuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo cyangwa se amatendo yabo ni gute umupagani Imana imuvugiramo none gituma muvugiramo noneho kurya ni umuntu w'Imana so wa Satani Imana igituma muvugiramo yanavugiye no mu kirimbu ikivugiramo icyatumye ivugira mu kirimbu ni ukugira ngo irebe abantu ibereke itavugira ivugira mu kirimbu ivugira mu mazi n'igihe yavugiye mu ntuza mu gishigo abona ko gihaye cyaka kigakongoka ariko ntigishe itavugira Imana kanswe mu mwana w'umuntu yaremye mu shusho yayo ishobora kumuvugiramo igituma imuvugiramo no kugira ngo ishobore kwerekana imbaraga zayo nubwo atazikoresha hari abantu ivugiramo umwuka w'Imana ubamo ariko nanone akanga akawukoresha ibyaha kandi awufite kurya bakora ibyaha ariko umwuka wamutesha ntacyo itomutesha na kimwe kamubwira ngo reka iki ariko iwe akanga akabigenderamo n'ubu ngubu abenshi barakora ibyaha ariko Imana yahaye wa mwuka wababwira ati kandi babizi bakagikora babizi umwibyi arajya kwiba akava mu nzu yiwe akajya kwiba ariko wa mwuka wamubwira ati tiwibi kiriya kintu ni kibi iyo bagufata barakwica aho bagakora bene ibi byaha bindi nyine byo gusambana nabyo barabikora ariko Imana yababwiye ati ntimukore hariya nimureke icyo abantu bakaguma gukora ayo manyanga yose ariko umwuka w'Imana wababwira kera twebwe twatinyaga gukora icyaha watubwiraga kubera kuko twari twarawusabye tukawusaba imyaka myinshi noneho bamara kuwubona ukamenya ngo ni umwuka w'Imana ukawutwara neza tuwukoresha ibyaha ibyo ngibyo nicyo gituma Imana izivugira mu bantu bose kuko abantu bose ni ab'Imana dukora nabi ariko Imana iyo itabishaka n'ubu ngubu ikintu kiza kinaniza abantu ni uko badakora neza iby'Imana ishaka ibyo byose ukabona Imana izibeho. Urakoze cyane ndagira ngo twagerageje kubisobanura neza abantu wenda bafite ibyo bibazo ndabizi urubyiruko rwinshi rufite ibyo bibazo n'abagabo bamwe n'abagabo barahari cyane benshi cyane ibintu byo mu Mana usanga ari ukuntu bicanga abantu bakaba mu ikanisa ariko ari ibintu badasobanukiwe kabisa sogoko kubera yuko twagize amahirwe yo kukubona wenda utangira gusenga simwe mwatangiye gusenga mwenyine muri Kongo mwari mufite abandi imbere mwareberagaho kandi abantu bakera hari ukuntu bagiraga umuco w'abandi basaza kubera kuko umuco wa Kinyamurenge
cyane cyane ubogamiye ku kinyabupfura ndetse no kwitonda na za kirazira zacu kandi nziza. Ndashaka kudusangize cyangwa se abantu bose bashaka kuba batabizi ubuhanuzi bw'ubwoko. Ubuhanuzi bw'ubwoko wenda watubwira ubuhanuzi Imana yakoresheje cyangwa se ibitangaza Imana yakoresheje abakuru baweho bukeya, namwe ibyo Imana yabakoreye ariko cyane cyane by'ubwoko. Urabona hari ku muntu binafsi cyangwa se umuntu ku giti ciwe, ariko ndifuza kuko udusangiza ubuhamya bw'ubwoko bw'abanyamurenge muri rusange cyangwa se ibitangaza Imana yakoreye abanyamurenge ariko bikozwe n'abahanuzi. Uri umwe mu bahanuzi b'abanyamurenge kandi hari abandi benshi uzi. Uragerageza kutubwira ubuhanuzi Imana yacishije muri bagenzi bawe ndetse n'ubwanyu. Noneho ku bwoko icyo gihe abantu basengaga cyane cyane ikintu cyari gikuru cy'ubwoko, cyari gikuru abantu bari bizeye kandi bari biringiye kandi bakoraga neza. Icyo gihe nubwo abantu bari bataremera, ariko ikintu cy'ubwoko abantu bakoreshaga ni ugutinya umugayo. Gutinya umugayo nibyo bari bishimikirijeho cyane mu buryo bwose bushobotse. Nta muntu wa kera watukaga undi. Zari inyangamugayo. Nta muntu n'umwe nigeze kubona umuntu umwe atuka umwana wiwe atuka uwundi. Mwamaze kumutuka kuko cyari ikintu gikomeye mu bwoko bwacu bw'abanyamurenge. Noneho wamaze kumutuka, noneho wa mwana agenda abwira se wa wundi ati umwana wa naka yantutse. Yagutotse ati bari abagabo bakuru. Abo bari abagabo bakuru, ariko abana babo umwana umwe niwe watutse uwabo kuko abana bahe bakina aramutuka. Noneho aragenda abwira se ati umwana wa naka yantutse. Uwundi atese yagututse, uwundi ati yagututse gute, avuga uko yamututse. Noneho urya se kuko batinyaga umugayo aragenda abwira ise wa mwana, aramubwira ati umwana wawe yatukanye. Yatukanye. Noneho bahamagara izindi fura zose tibabirekeye aho, bahamagara imfura zose baraza, abantu bose baterana kuri rya jambo rya wa mwana batukanye. Gutukana gusa. Baravuga ngo uyu mwana yakoze igitangaza, yakoze ishyano. Abantu bose barahamagara, n'abagabo n'abagore barahamagara ati muze mwumve umwana banaka ishyano yakoze. Abantu bose baraterana nka kwa kundi kuoterana nko kubukwe. Baza kureba cyane. Baza babwira se wa mwana, aramubwira ngo uyu munsi wa none ugende uhana uwo mwana wawe. Ntagazose kuzatukana n'uwundi munsi n'umwe, azosa nenda aje gutuka uwundi. Icyo niryo ni ishyano tubonye bigaragaye. Icyo cyari gikamiye abantu mu bwoko bwose, butarakuba gusa ngo n'ubwoko bonyanaka kandi arabapagani. Icyo kintu yari imfura za kera, zari imfura tizatukanaga, tizibaga, tizasambanaga n'ubwo barabapagani. Ariko icyo twari dutunzwe n'iki ni ubufura. Ariko abantu ngo buke baremera, ngo bamare kwemera nanone bakorera muki, bagendera muri bwa bufura. Kubera kuko bayemeye nanone bazi kuko kubeshya, kwiba no kugira ibindi byose bari bazi kuko ari ibyaha. Bamaze kwemera bakorera muki, bakorera muri bwa bufura. Kubera kuko natwe twebwe icyo gihe twari tumeze gutyo no kugeza n'uno munsi wa none, ahantu hose hatakaye ubufura. Kuko ubufura bushaka kuruta ubukristo. Ubufura bw'abakera tibushye buhura, buraburuta kure cyane. Kubera ubufura nibwo bwakamiraga abantu, none basaka kandi kwemera bagiye mu buryo bw'Imana, ugafata bwa bufura akaribwo babunini n'ubukristo bugasaba kwinjira muri bwa bufura. None ubwa bundi ugasanga ibintu byose ko biragenda neza. Ariko ubu ngubu twataye ubufura, buratakara. Bumaze gutakara, none tusigana na bwa bukristo nabwo budafite n'ikintu na kimwe bwuzuyeho. Icyo gituma bwananiranye ubufura nibwo bwari bwa mbere. N'ubu ngubu umuntu wese ataye kera umuco wabo w'ubufura
abataye ikintu gikomeye cyane Cyane. kuvuga ngo azose kandi ngo atore ashike ahandi h'ubufura n'ubu ngubu ubufura bwarashize bwarashize icyo gihe kera umuntu ntiyacaga ku wundi atamuramukije nzamubona kuhavuga kuvuga ngo kera kose mwajyaga gukamika mugakamika mugasiga amata y'abagenzi mukamamwe uko mwakakamiye mu nkongoro timwapfunduraga kurya amaka yakami umugore niko yayabikaga mukama mutega abagenzi ku nzira bahe batambuka mwababona bahe batambuka mukabahamagara ngo ngwino uce hano kuko washyika hari imbere ukagumuma bakavuga ngo baciye kwanaka bakamugarura amara gushyika bakamubwira ngo aya mazi wicugute unywe aya mata numara kunywa baguherekeze kandi wivuge uvuge so na nyoko uvuge yuturutse iyo wayushye kugira ngo bamenye nuhura mu nzira n'akantu kamwe kangana gatya bazamenye ngo uyu mwana wa naka yahuye naka bamutabare muri cya kibazo yahuye nawe ubwo nibwo bwari ubufura ariko ubu ngubu nta kuramukanya ubu ni ukugira ingorane hariya bamwe bakamba bicecekera ngo nimureke ngo n'umwe nashaka apfe ubu bufura bwarashize icyo nicyo cyari kidukamiye kuva na kera no kugeza n'uno munsi wa none nubwo abantu bageze mu mahanga ariko tuzatwibuka ubufura tutabufura tuba dutaye ikintu gikomeye cyane urakoze cyane ubuhanuzi bw'ubwoko bwo bumeze gute imana yakoreshaga abahanuzi bahanurira ubwoko ibitangaza yabakoresheje mu bwoko hari ibyo mwigeze mubamo iby'ubwoko twebwe ntitwabibayemo cyane ntabyo twabayemo guharura nk'ubwoko bw'amazu abantu bavukana ngo bahanurire vuga ati imana yavuze gutyo uku n'uku icyo gihe twibangaga mu bintu byo gusenga gusa imana ikazidutuma uburyo dushobora kugenda kubwira abantu bafite ibyaha ako ari cyo tugomba kugenderamo gusa ariko icyo gihe benshi ntabwo yadutumye mu bwoko bwacu ubwoko nyine bwa hagufi bimeze bityo kuko n'icyo gihe ngewe nasengaga abacu nubwo bari abakristo cyane ariko ntibari bibanze ku bintu byo gusenga si cyane abangaba bakarikofi bari mu gihe cyawe bakarikofi nibo twakoranye nibo mwakoranye nibo bakarikofi cyane nibo twakoranye dukorana n'abandi bitwa ngo ni ba mushapa w'abaheto dukorana n'abandi ngo ni ba murondanyi baracabaho murondanyi aracyabaho mushapa yarapfuye cyagiye kibubembe gihe kikabera karikofi nawe yarapfuye abo nibo twakoranaga icyo gihe cyaburamusho za mbere n'abamiringito Sogoku abantu habaho abantu basenga hakaba n'abandi basenga cyane hakaba n'abantu bafite impano hakaba n'abandi bafite impano nyine abantu bose bavuga ngo runaka agira impano wowe iyo warebaga abo bantu bose mwasenganaga bafite impano z'Imana buri abantu baruta ngo gusenga hari igihe uri kumwe n'umuntu mwatandukana akagenda ahantu akaje kwisha agasenga ni bande bahanuzi batanu b'ubwoko cyangwa se biwacu Murenge wari uzi basengaga kabisa batagira amashaka ni bande wanabonaga wa mbere ni Karikofi yasengaga ndamahimbagira nta bindi umuntu yamutekerezagaho cyane ariko yari umuntu ushaka kubwirwa n'Imana cyane yazaga abwirwa n'Imana amabanga menshi ni nkawe icyo gihe ni kawe nabonaga wari imbere yanjye uwundi mugabo nawe kandi n'imiringito wapfuye nawe yarapfuye miringito ntakihari uwo nawe mu bahanuzi mbanibuka bakera icyo gihe cyabura musho za mbere n'uwo mushapa w'abaheto agira ngo niko mukeka abo nibo nabonaga twari dutuye mu mibunda hariya mu Minembwe abo niho bari batuye Karikofi we yaratuye hano kuri zino ndondo niho yaratuye ariko nanone tukamenyana uburyo bwose twagendaga tugenda duciye mu makanisa naho Kajabika gebo baje bakoze mu buryo bw'amakanisa Kajabika n'abamutanga kuri ari pasiteri Kajabika niwe pasiteri mukuru niwe wa mbere Kajabika ari pasiteri Kajabika noneho Kajabika niwe wakiriye injiri imbere mu Banyamurenge niwe wakiriye injiri ayihawe nande ayihawe n'umugabo umwe ngo
ni Rusakiriza w'Abarundi aho n'ubundi ngo ni Takandi bazaga baturuka mu Burundi b'i Burundi nyine nibo bakiriye injiri bamaze kuyakira none bagenda bazamuka imisozi ruguru ngo bamaze kuzamuka tuzaga Kajabika arafatwa amaze gufatwa n'abarayakira amaze kuyakira ayakiriza bamutanga ayakiriza n'abandi bagabo Bantagora n'abandi benshi bagomba kuyakira ariko n'abayakiriye Kajabika amaze kuyakira none icyo gihe ibuye yanakiriye nyine amaze kubona umuntu w'intu utari mutoya yarabarutaga yari mukuru cyane Kajabika yari mukuru nuko none amaze kuyakira ngo buke noneho bamutegeka kuri inkoko bariya bamwigishije baravuga ngo wemeye akwere kuri inkoko mu bwoko bw'Abanyamurenge ntibaryaga inkoko cyari kizira none Kajabika barayemera ese n'abatutsi bose cyangwa n'abatutsi bose icyo gendamo umuntu wese umuco wabo icyo gihe tibaryaga inkoko mwemwe zitunze ziki cyari twari gutunga gusa bakazigurisha mu bafurero furero akaribo bazirya n'ababembe n'abandi akaribo bazirya ariko mu bitwa Abanyamurenge ntibaziryaga ngo bukiga noneho Kajabika amaze kwirya baramuca mu Banyamurenge baramuca ngo yuko yari inkoko amaze kumuca Kajabika aravuga ati ibyo namaze kera kumenya sinabaka ibivuyemo arabikomeza ngo buke atangira gushaka banga kumushingira n'ababyeyi baranga bose wamare kwanga Kajabika aragenda no mu Burundi ashaka umurundi niwe wabyaye bari agitwaza Jiri nuko yakomeje baguma kugenda bemera bamutanga baremera Bantagora baremera n'abandi benshi baremera n'abandi basebukubuza umva bagurutse nabo naramubonye baramubonye yarapfuye yabaga i Burundi yarapfuye nawe nuko n'abandi benshi baguma kugenda bagwira no kugeza muri icyo gihe ikiganiro cyiza rwose iyo nje ndi kuganira n'abasaza manuma tutarangiza kuganira twaganira ibintu byinshi ariko kubera imyanya gatuze kugana ku musozo ariko se kubera ko abasaza bafite ijisho rirerire kandi n'impano y'Imana ibikikurimo ibikikuvugisha ibikigukoresha ibitangaza n'ubu ngubu n'ahangaha Imana zimukoresha ibitangaza bitandukanye azasengera abarwayi bagakira azasengera abantu bafite ibibazo bitandukanye bigakunda Imana ikabakiza ariko ugasanga muri bino bihe kandi biragoyemo ubu ngubu abantu ntibakicizera abantu basenga kubera ko iyo ugize nk'akabazo ukiyambaza umuntu usenga kandi ubizi kuko ashobora wenda gusenga wenda bikaba byatungana ku bantu bizera gusenga hari igihe bakuzanaho amananiza ugasanga bazanye kandi ntibikozwe n'umuntu umwe ugasanga impano Imana itanga kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo mwaherewe ubuntu namwe mujye mutanga kubw'ubuntu ugasanga agiye kumukorera serivisi yo gusengera umwana wiwe kuko afite iyo mpano yo gusengera indwara ku bantu babyemera ariko akabagora kabisa kandi bikorwa n'abantu benshi aba bantu basenga kandi bafite izi mpano ntibashobora kuba bafite impano z'Imana ariko wenda atari abantu b'Imana cyangwa se Imana itabizera cyangwa se batazaragura iryo juru ariko gusa akaba ari abantu bafite impano cyangwa wenda ari imiti bafite bakoresha kuko n'ubungu numvisha ngo hasigaye ari imiti umuntu akagukuramo hasigaye bakoreshwa amaji waba unarwaye wenda agakoresha n'imbaraga iyo ndwara igakira hari igihe kimwe muri Tanzania umugore umwigeze kubyara ari umupfumu wamuhaye imiti abyara umwana ariko ari inzoka ariko aza ari umuntu nyine umupasiteri umwe asenze wa mwana ahinduka inzoka ntibyashoboka yuko abantu basenga bose wenda bashobora kubakoresha izindi mbaraga twese tutabizi ukaba wamwiyambaza wenda nashaka ikibazo cyawe kigakemuka ariko kidakemuwe n'imbaraga z'Imana ibyo nabyo bibaho noneho imbaraga aho ngaho birahari imbaraga z'Imana icyo zanga ni ukuzivanga n'ibindi
kubera kuko zivanze n'ibindi kurya kera uvuga ibintu bitari ku mupango kubera kuko wakoreye inzira zibiri ijambo ry'Imana riravuga ngo uzashyuhe kibuzo zakonje za nzira zombi uzahitemo ariko iyo uzanye ugashyuha ugasuka konja bya bintu byose biguhesha iki biguhesha kuvuga nabi no kugenda nabi muri ya mirimo kubera impano abantu bashobora kugira impano ariko ikintu cyananiranye abantu b'ubu ngubu no kuzijera no kuzijera no ntamenye uburyo bwashobora kujyana za mpano z'Imana akazicanga n'ibindi akazicangwa na za ngeso ziwe yamara gucanga na za ngeso ziwe n'umwuka wera noneho byose ntashobora kujera umwuka ntashobora kujera na bya bindi byiwe byose yabiteranya byose bigasa naho bitagize umupango mwiza nicyo gituma ubu ngubu bashobora kureba ukareba umuntu n'umukirisitu ukareba n'umuntu ndetse ukijijwe ariko wareba amatendo yiwe yonyine akakwerekana uko ameze nicyo gituma ubu ngubu bishobora kuyobera abantu b'ubu ngubu ntiwabizingura ngo bimenye kubera kuko barateranyije cyane barateranyije ibintu byinshi barabiteranya ntibashongora inzira imwe gusa ngo igaragare iboneke ariko umuntu ushobora ngo inzira imwe amatendo yibaza aboneka abantu bose bano umukristo kubera kuko yashongoye inzira imwe niyo nzira yakoreye gusima ariko bariya bose mubona abantu bose bagenda bakeka bakavuga ngo nakameze gutya nakameza gutya kuriya yarateranyije ariko imbanizo kuriya twavuze imbanizo tizazigenda zizazigumamo umuntu akorera amakosa ariko zikurimo zikuma kukwigisha tizakureka ahubwo kuzakoreka umunsi wo gupfa niwo munsi yampano y'Imana izigenda mugatandukana ikagenda ikajya gutanga raporo ikavuga ngo uyu muntu imyaka namugezemo murinda mutesha yarananiranye ahasigaye yagiye impano ikagenda ariko umuntu akiri hano mu isi ntabwo yagenda yaguma kugutesha ibihe byose reka turangize ikiganiro sogokuru yakoze cyane kutuganiriza turamushimiye cyane hari abasaza benshi bari hano umuntu adashaka yuko baganira ntibabyemere kubera ko ntibagishaka wenda sinzi nimba bazatubona natwe nk'abarozi naho bamenya kubera ko ari igihe uganza umusaza ukamubwira wazambabare tukaganira muze kama kubwira ngo ngo twarabamenye ariko kuganira tuba dushaka ko mutuganiriza ni ukutubwira amateka kandi ibi bintu ukunguka iyi message utanze cyangwa se ibintu Imana yagukoresheje yakoze hari umuntu ushobora kubireba wenda atari yizeye cyane akizera hari umuntu ushobora kubireba bitewe n'ukuntu wavuze Imana yigisha n'ukuntu Imana irinda ijambo wenda yavuze akaba yakomera cyangwa se iyo mpano akiga uburyo yakomera so ni ibintu byiza iyo tuganira n'abasaza bakatugira inama bakatubwira uko tugomba kugenda abanyamurenge bari inyangamugayo bangaga kugawa kandi ari abapagani ariko ubu ngubu turi abakristo ariko ntabwo turi inyangamugayo urumva ko ubunyangamugayo bwa kera buruta ubukristo bw'iki gihe cyane so turashimira sogokuru wemeye ko tuganira wakoze cyane kandi tuzaduhora tukureba tuganire abantu bakeneye inama abantu bakeneye kumva amateka y'iwacu abantu bakeneye kumenya iwacu muri Kongo bakeneye no kumenya n'ukuntu iwacu hari hameze amateka yose bari babeshejwe no gusenga Imana babayeho gusa yari nka Eden wakoze cyane muzee asandi nuko ndagushimiye yego kubiganiro tuganiriye neza cyane ushobora kukubwira umuhamagaro wanjye nahamagawe no kugeza none umunsi wa none umuhamagaro wanjye ndacyawufite ntabwo nteze kuzawureka zakomeza urugenzi Imana yangiriye neza yambaye umugisha muri ibyo ngibyo yandize kugendera mu byaha nk'abandi n'ubu none umunsi wa none n'ikintu nshobora gushimira Imana naho ngandi muri Kenya nshobora gushimira Imana kuko ikomeje gukorera Imana kandi Imana ndasenga Imana igakora ibitangaza igakiza abarwayi igasengera yandi mayitaji ibyo yambaye igikundiro mu bantu nanjye kuko nkunda abantu nanjye yarankunze ariko nkaba ngushimiye kuko twaganiriye neza cyane
nanone mugumya kunkenera twaganira n'ibiganiro byiza bitaramo muri politike n'ibiganiro by'Imana kugira ngo nshobore kubwira n'abandi nabo bameze nkanje kugira ngo bakomeze gukora neza nta kindi kintu na kimwe none ndagushimiye Imana iguhereza umugisha urakoze cyane